utambeshye inzovu yarakuriye arya na Esther byumve yes none nje no kujya mbyemera nyine umena umukire uramuhaye ubwo naramuhaye noneho inzovu yarakurongoye nta kibazo ese ubwo umuntu afite akantu kangana gute kurongora gute oya nta kibazo ubwo uko kangana usoyizi kandi ungayizi umva n'ikintu yapfuye na n'umugore wa mbere koko nanzovu twaje gushwana aravuga ngo nyine ngo ngenda ngo nyine ngo mvuga ngo oya ngo kugira ngo ngiye nshaka umuzamukiraho uri kumva ngo kandi ngo na wundi mukobwa ngo shaka ngo kwazi yongera kuzamuka ngo ngenda nyine ngo muvuga ngo kujya ngo ngende muzamukira oya muremera mukaryamana nawe je umva nkubwire nyine umva nkubwire rero umva nkubwire bro wanje umuntu wa mbere nanjye ngiye kwiyama rero ni inzovu kare yamamagaye aranuka uri kumva rero nanjye ndamwiyamye yagututse yes inzovu uretse ngo nzovu yakoze iki nzovu urabibona hari ukuntu Esther yabaga nyine baba bari kumwe uri kumva nkaba nabura nimero ya Esther nkamagara nzovu ko baba bari kumwe bari gukorana akazi noneho baza guhindukira nzovu ngo bari mu kiganiro ahantu ngo ndamuhamagara ko nge nashakaga Esther namubuze oranje ngatereka ngo ariko ngo mukuru wawe ngaba mbaza iki uri kumva noneho bavuye mu kiganiro Esther barabimbwira arambye ati nzovu ngo yakwiyemye mu kiganiro ngo ntago bashaka kumamagara ndaguhamagara n'umugabo twabyaranye ubwanjye ko natajya muhamagara ndaguhamagara ngo nyishurire inzu nkuhamagara ngo ngaburira abana nkuhamagara ne nakwanga abana banje bararwaye ndakwiyamye kire hasi ndabwira nzovu ese ko numva umubabari oya reka hano kuna abantu baravuga kayibugire oya nje umva nkubwire man nyine urabizi umuntu agushize blacklist cyo gene se nanamuboroka naramuborotse yaborotse cyamamare cyamamare uzabaze we cyamamare satunze uri kumva nese muboroka icyo gihe nimba mutunze akujye sanunze nawe kandi nawe amafaranga uzabaze man bro uzabaze kabisa uri kunyumva neza yamutunze mu gihe amakuru ufite abantu unasubiza nawe ngo nzovu yasanzwe udafite amabano manini ahitamo Esther warakureka ngo ni najyo sharofite je umva mbanze nkubwire nyine mbanze nkubwire je nashari ngira mu mutima wanje koko yaba ari byiza bari nibibi narabibonye bro kandi atari nura naranamubona atabona mu muntu yihiringa muri uyu mihanda ngagire ngo nuko yabayo gutyo ngo nugo ndikabwira uya barakubeshya niba ushaka kumenya mama Sade nyawe icara uzabyumva kandi nabo muri kumwe azakubwira amateka yanjye tazabona umuntu ari kuryo ari novumba agire ngo niko yahoze reka nkubwire mwana sibyo bajya baca umugani ngo yarangije kuvuga banamwumvise oya umva nkubwire man ako umuntu ugwamagara njebwe nyine nabibonye nyine umva nkubwire nje nabibonye ko yanshatse ndamuhamagara maze kumuhamagara arambwira ngo wandaye ngo aramborotse ndamwe ngo narakuborotse ndakwiyana yes bimwe byaje akigwa bya beach ndamubwira ati uramunuka ngo ndindaya ni narana nawe ngo wangumva ngo wandaya ngo wa beach ngo nuzongere ngo umva ngo sinzanye ngo no gusangira nawe ngo nuzongere no kwicaraho nicaye namubwira ati nzovu uzi kugira ngo uboroke na magambo yawe agiye kuvuga kuri kamera we na Esther ndakwiyamye n'ikindi gihe ngo ngiye ngo nshaka kumuzamukiraho njya kumuzamukiraho nabuze ibyo ngaburira abana imiryango dufite iriya mbwari nawe yakwigeza yakora n'umutima kandi imwana yarakurongoye umva man yewe hari impano nge nabazaniye aba bahetazi bano bahetazi niba bashaka kuba abastari bahere hasi nkuko natutwaye ahubwo nuko byo gora badusebya urumva se ngo baje ngo bambaye ngo ama veste ngo baje ngo bambaye ngo ama Jordani bakaza batwiyemeyeho urumva se ngo bateye imbere muri social media ntago twabaje gutera imbere ahubwo baje badufitiye ishari batugambanira naho twasoroma basiga bahanyaye basiga bahaneke uri kumva ico kintu ibaze kugira ngo umuntu muhe pass y'umuntu umubeshaho neza yarangiza agahita kugambana ati uriya muntu ngo ni fake uri kumva neza nabazaniye impano buno buroso muri kububona kuko akanwa kanyu kamaze kongera haka akanwa kanyu baje bashira korogate akanwa kanyu kamaze kunuka kamaze no kumira n'isesemi sibyo buno buroso mbuzaniye uyu nyamabondo aburoso akanwa ke kuko kamaze kunuka afite amagambo atari meza muvamwo urumva ananyara ku buriri ico ni kintu mbabwiye mutari muzi undi muntu nje kubwira ni Noheli wigize umutubuzi wantiranije ku bakunzi banjye bafite ico bamarira buretse wibuke ko nigeze kuba pastor ngewe icyo ntukizi nigeze kuba pastor
ahantu hose njye najyaga njya gusengera Kayusi ndabizi n'indirimbo naririmbye uriya muhungu kugira ngo aziririmbe z'Imana byamusaba kubanza gutanga igitambo cyo kwica akaboko kugira ngo aziririmbe ntabwo uriya ari n'umuhanzi ahubwo asubire kwiga ku ishuri bikumva nimba akeneye kuba umusitari ahereye hasi ntaragera uriya mu bankanga ntagarimo kuko bose ngende kuvuga mu mazina ni abantu bamaze iminsi bangendaho undi muntu mpaye iyi mpano bikumva se n'uyu mukoboyi buretse ariko batuje ko tubiziranyeho batuje tubiziranyeho nta ruvugiro bafite nta naho bandega kugira nabyemeye noneho noneho buretse iyi mpano ndi kuyiha abantu bangahe ndashaka kuyiha abantu 5 sibyo simvuzemo 2 undi muntu nuriya nyamweru ufite ubumuga bw'uruhu nuriya muntu utajya ureba buretse je nakubwiye ngo nta muwe mfite muri ibi bintu kuko niba batanze buretse amaze kubyimba ejo bundi yagize gutya uri kumva se afukamira umudiaspora agira gutya muha uduceri aboguru twenda n'abakobwa agenda abesha ngo rabakunda uri kumva se nawe namugira inama yo kuba uri kumva se yakwitekerezaho urumva akajya kujya kwivuza akajya kumucisha muri serum ureko tagwaye kanseri y'uruhu urumva kubera ko yarangiritse n'amaso yose urumva neza nawe akeneye kwiborosa buretse nawe akeneye kwiborosa twe turamuzi kirawe ntago muzi nawe akeneye kwiborosa urumva se karakanwe nawe kaboze urumva neza undi muntu nibagiwe uyu mugabo waje utwika cyane ngo bita ngo ni gitafu yanyiyemeho andira ibiceri nari namuhuje n'umukire wanjye wari umuhaye akazi amafaranga yanyuzeho ndangije namuhahita yarya ahita mbya niwe ngayusi ngo aracyari hasi ngo warazimye ngo ntwara gake nanamubwiye ati wewe mubona kunamira ntago urimo turumvikana gese nadoze inkweto naho ndi umukire uretse ko mwangambaniye mu kanwa imitungo yanjye ubu warakenye umutungo none oya ntago nakenye kuko ngemeze neza ubu tuvugana ntago nsabiriza ntago nsabiriza none ikindi ngiye kukubwira bagende babrose akane akanwa kabo kari minyo urumva niba nangeza kwibrosa bahite bajya gukizwa mu rusengero urumva se baze mbibutse ijambo ry'Imana sibyo kuko ngewe mbarusha Imana mbazi Imana cyari cyo ijambo ry'Imana cyane ngenzi Imana sibyo so rero subutu abo bose nge mbambiyamye kino kigano ntekereza ko bazakibona sibyo we nutanakibahange nzakibaba bazakibona sibyo ukeneye ko duhangana rero sibyo acukura imva ebyiri oya umuntu ukeneye ko duhangana ni kwa kundi wifuriza urupfu umuntu uri kumva neza hari umugani bajya baca ngo urukira mukasuru gahita nade nyoko buretse umunyamakuru aya magambo ndi kuvuga nawo ndabizi baraza kuyumva sibyo nimba umuntu agiye kwihorera sibyo nimba umuntu baramubasira bano umva reka baramubagara cyakora reka banambaga uri kumva se yicaye hari noneho banambagana nahari sibyo ariko ndagira ngo mabwire uko buri muntu wese afite hiti yiwe ubu buroso iyi intuze kwiza kuyikoresha ayo magambo kuva nagatangira gufata ubuno buroso iyi mpano ngene bano bantu uhituzamura ibikorere intro ubundi uhitubishiraho babibone noneho ikintu kigitangira bahita bayibona kugira ngo babone neza yuko jewe ntamenyerwa sibyo icyo bita rero kujya kwihorera ugomba gucukura imva ebyiri iyawe ni yanjye kuko ntaguzi uzatabunda hagati ya mihanda ndabona igiye kuzasaza abantu nizere ko ino mpano uri basha iyi mihanda irasaza abantu batora amashashi iyi mpano uraza kuyibagezaho baborosa akanwa kabo sibyo urumva se abantu binira nk'impinja banya hejuru ya toilette batazi n'icyo izo mbwa zose mvuze bro umva ngayaturize ngaba jewe nawe nteze kurya iwabo ubwo message yabo yatambuka nawe rero reka ngize ukuri wabonye uriya mukobwa wo mu Burundi bafukamije baragiye bamugambanira umwana wanjye niza niye ariko Murundi nibamusimira umva nkubwire baragiye kumva se zirakabyindi zabo ngo ni epiki buretse ngo na Vanessa buretse impamvu ugende kuvuga no magambo ndayazi kuko bose barahaza bose buretse mubwire noneho ngo yakoze content mu mararungu uriya murundi kazi mujya mubona sibyo ngo avuga yuko unyamabondo ngo ibiryo ngo abahango babiri mwinyo urumva ngo babiri n'amabihaye ngo bahita bagwara inzoka ngo nta nubwinge babata sabeshya nukuri kandi koko nta kuntu waryo ubunyobwa budahiye ko naburiye nanjye ubu ngubu ntabwo nuzuye mu mutwe ntabwo ndi muzi impamvu utari muzi ngiyi inzovu wakuriye gutuma mboroka mwaryamanye noneho reka nsozi no nkuru ya mu mararungu bite birangiye siko bimeze noneho
Nyamuhondo ngo byaramurakaje ngo byaramubaje reka bajya bamvuga kugira ngo bakunde mavuge babe bastari barabyifuje maze igihe kirekire cyane n'abavuga ngiye mbihorera sibyo banavuga bareba ariko umuntu yagusurira n'umusuriye abazi ko ntanugira none reka mbanere noneho mbakubiye nka gatanu noneho mu mararungu abahuye na Nyamabondo ngo niko sha ngo hajya ngo nteke ibiryo ngo birimo inzoka ngo birimo n'imisenyi ngo abantu bose babiriye wibuke ko content yakoze siko yemeze mu mararungu ni content yakoze ariko nawe nkuko jya musebya ngo ni impunzi sibyo nawe jya musebya ngo ni impunzi wibuke ico kintu ni icyaha wibuke ko Nyamabondo ajya sebya inde mu mararungu ngo ni impunzi aha ico kintu rero katukivyo sibyo ngo musabe imbabazi sibyo uyu mutinganyi mbuze ujya gupfukamisha abantu ngo basabe imbabazi ku ngufu gahato nawe ni umunyamabi ikindi cya kabiri wewe mu mararungu azaba n'umuntu nakomeye cyane ni umustar siko yemeze uriya mwana rero nawe nubwo bari kumurwanya bamuzinya twebwe tumuri inyuma mbanze nkubwire rero nande umva nyine mbanze nkubwire dusoze uri kumva uriya mukobwa yagiye reka buriya niyo utakunda ikintu cy'umuntu ntabwo ajya kugisebya njyewe uriya mukobwa turi kumwe twarajyanye none se yabivuze moto rimwe baranatwishyurira uri kunyumva mu kiganiro cyangwa yabivuze live hano mu kiganiro Samari kuba yabivuze ni content yakoze umva nkubwire none ari kwicuza iki ko ari kuzasaba imbabazi none impamvu yamusabye mbazi ni imwe hari ukuntu ubona uriya mugabo aragambana ariko nge ikintu nyine mva nkubwire kosa yakoze nta kosa yakoze naryo nyine mva nkubwire buriya nimba umuntu akwakirije ikintu niyo cyaba ari kibi kigumane mu mutima wawe uri kumva nimba yaravuze ngo baramubaje ati se ni gute wagiye gusebya ibiryo by'umuntu ngo inyama ngo zari ziboze ngo ibiki none se content we yamwita impunzi ntabwo aba ari umuntu we yashatse kuzamukira kuri iyo content yuko nta mpamvu batanamuzimya amande iriya ntabwo ashobora kuzimya umva reka buriya umuntu ninde muntu wamwakije nyine mbanza ninde muntu wamwakije tujya kumumenya ni uyu mugabo wamwakije n'ubu ngubu yakunyira akamwasara nyine mbanza nkubwire Home Empire turabashuhuje kandi tubahaye ikaze mwese mukunda ibiganiro tubagezaho nitwa IT channel yitwa Home Empire niyo umeze neza shima Imana utameze neza ihangane ejo cyangwa ejo bundi ubuzima buzagenda neza mayikaze abakunzi bacu bari mu majyepfo amajyaruguru ndasirazuba inyabwaryo ndetse no muri Kigali ngarukanye n'umukobwa wavuzwe yuko ateye sida nzovu ndetse na Kayusi bano bombi murabazi umwe avukana na Esther undi no wavuzwe muri byinshi gusaza gukizwa ava mu butinganyi uyu munsi ashima Imana reka nze mbaye mikoro bundi tube twakigana kamubwire mwana sibyo yego urakoze cyane kuba uduhaye ikaze kuri Home TV sibyo ni Home Empire so rero ntago nshaka ko hano ntago twaje mu nama ikindi nta nubwo turi mu rusengero sibyo ndashaka ko duca amazimwe kuri bano bantu bamaze imisi batugendaho uri kumva jewe ni Kayusi ngira ngo urabizi wabibabwiye sibyo we nande kibazo bivuze gutyo Denise uyu nguyu Denise uretse nkubwire uyu Denise ubu tuvugana namushimusi ibikoko byinshi namusimusi ibisambo byinshi sibyo nzovu ni igikoko yakamwana ni gisambo yego Nyamabondo nawe ni kirura ni gitinganye Poteri nawe ntabona ni impumyi so ubwo rero sinumva ukuntu yava ku musore w'ibigango akajya kunzererezi no kunsibika nawe ni yakira ukiraho ngaho oya Denise turakwakiriye akira umeze neza yes meze neza urashima Imana se kavuga nko hasaraye wanyoye ibyuma urasamba wewe nze urasamba iki wapi gusamba naso biragira wapi ndi muzima ntabwo ari muzima wewe Denise kaduhera aho ngaha duhera yuko utonzovu uyu munsi ngo nagakiri muzima uramwandusha ngo kwa sida ngo nzovu arabeshya shanzovu ko mugani wawe ukuntu bameze ukuntu mba mbona ese buriya sida nzovu yaba adafite ubuninge waba uyirwaye none se we ntayirwaye nayo ndwaye ubu tugurebye ntasanga n'agapira ufitemo agapira se ni sida oya nta kibazo ariko ufitemo igisasu kigenda gute nta gapira n'aka nyine bambara hano mu kuboko k'akaboro nyine byase kari ibyacu akaboro gasobanura uretse kari akaboro gasobanura umukobwa usambana cyane icyo gisobanuro cyabo reka barakubeshya noneho gurunedi k'akaboro bambara ku birenge kameze nk'agasaro naka kandi bambara hano kwishanga bisobanura umukobwa wigurisha shaka so uyu nguyu we nta makuru ufite uyu munsi yagahisha uyu munsi nakari
asigaye usije mu bishika yose kayugerayo aha reka ndacakicekinga mbabarira asakaye gukura mu cyamugani kayu ahubwo nayo ndorusha kuba nganzo vuba mugani urashaka kugira ute kamaze kora wumva egesayo karasema ni igisasu kingana gutya yagashizemo neza kuriya kumuteza nta kibazo n'ubwirinzi bwacu abikora buri munsi nkubwire hoya nagaruka babukora buri munsi uvugishije ukuri urabona mba nkubwire nyine nkubwire hoya nyine wimbaza ibyo nkubwire impamvu nk'ubu urabizi nta mugabo mfite ubu n'ubwinzi bwanjye niyo ntabikora yes unywa itabi ntabwo ndinywa unywa inzoga inzoga zo ndazinywa gake kandi babyumva unavuga unasaraye nk'umuntu w'imbyumva wapi nyine n'iryo jwi ryanjye ese ibintu bahora bavuga kuri wewe ukumva se nabyuko ngo utajya ngo wogosha ngo insya n'inkwaha nibyo byo bintu bakuvugaho ngewe simbyumva urabizi hano kuri mudasobwa tuvugisha ukuri byavuzwe nande byavuzwe n'umugabo wa murumuna we bita poteri urabizi ko afite ese kayo reka nkubwize ukuri muri kamera ndanabireba uragira gutya urzamana agakongera bavuga ibintu byinshi nyine uva nkubwira muri imihanda oya muri imihanda bavuga ibintu byinshi we ko wavangura umujura ngo wige phone ya Esther ni wowe wayibye gushinza ngo ko babivuga barabivuga byaba ari byo byavuzwe na bande byavuzwe na Pateri nkuko abivuze kandi bose barabizi no kuvuga ngo iyo telefone na n'ubungu ndacyayitanga igisobanuro uretse maze nsubiza uyu nguyu nawe umuntu akumbwira yibwe urumva se bose bari muri shuti hariya cyane ko Esther we yivugiye yuko hari uyayihaye urumva yibuka urumva zibyo kuko telefone ntago bayikuye kuri charge urumva neza ahubwo nuwo yayihaye anyuma aramwibagirwa ahita agenda aza kunyibuka nyuma turumvikana nuko kuvuga rero ati ngo genda nandi no mu kiganiro niyicariye aha ngaha sibyo kubera ko nyine barabakoye bandwaye inzika banandwaye ngo dupfa ngo hiti je nakoze hiti kuva kera bataranavuka bakiri urusoro mu nda kwa banyina urumva se so rero nubwo bagira amahirwe bagatera imbere bakagenda badushyiraho ibisebo ngo twe turabajura abandi ngo turinda ngo abandi ngo turabatinganyi turumvikana neza icyambere cyo bari bavuga ngo ndumuti nawe nabatinganyi sibyo nabo nabatinganyi uriya poteri nawe umva nkubwire uriya poteri nawe wamparabitse ngo ndumujura uriya n'umutinganyi nawe ahubwo namugira inama yo gushwana n'uriya mukobwa yitwa ngo n'umugore kubera yuko icyambere ntagazi gutera akabariro reka urasa umugore hagazi gutera akabariro uriya ni nyamweru nawe urabyemeza uretse banza wumve uretse uriya ni nyamweru iriya nyamweru uyu ngubu arabana nishuti y'amagara nkubwire ndakubwira kandi wowe urashaka kunyibagiza ibintu ushaka kuvuga uyu mukobwa urabizi ko afite icyafana n'uwo witwa ngo iriya ni indayaye kandi uyu nawe yamuhaye ku bintu yongera yabihaye uriya mugabo simshaka kumuvuga mu izina oya uriya muzungu nyene ufite ubumuga bw'uruhu nyene utabona w'impumyi ariko shaka yo rero ikintu ndi kuvuga bireka mbabwiza ukuri ko nabo babazi ngo ngewe ndi nyakamwe kandi ngewe ndaryana buriya nshobora no gukura inkuru wowe ubwawe ugahita wicara ukiga rero uriya mutinganyi bita ngo ni poteri urumva se urabeshye oya byihorere wewe umuzi ngo ngakundanye ngo nuriya ngo murumuna wawe twemeze ariko ngiye muzi akinigegera no ku mihanda atagira telefone yirirwa muri silipa na boda urumva neza ayo makuru zayaperereza uzayamenya sinzi umuntu wamugiriye neza yarabuzaho kurara amwohereza udufaranga niba ari miliyoni n'ibihumbi magana ngahe agura imyenda agura n'agafone kazima ahita azamabyimba kuri kayusi to wafujo madafaka njewe ntago wazunyirataho life yanjye mbanyizi ngaho komeza ibyo bigiye kuvuga noneho uyu nawe reka nje ndaza kukubwira amakuru y'unguye ukuntu basambanyije umugabo ndetse no mu burira kanabima katubwire bose bakamukoraniraho bakamufata ku ngufu ukiraho ngaho ibaze gufata ikiremba ngo kigutera inda kitazi oya ibaze gufata umugabo utazi gutera inda cyangwa utazi gutera akabariro wenda iyo haguruka gahunda irahaguruka ariko ntagazi kubikora urumva nubwo wamurusha yewe kuri kubivuga gutyo waramuhaye urahakana ko mutaraye ku buriri bumwe we n'uriya muzungu we n'uriya urabihakana yese twararaye nyine byagenze bute nzovu byagenze bite aza uyago pateri ahubwo bararanye we ntago ari nzovu nyene nzovu icyo gihe yabazindukiye oya uko byagenze ntabwo yatuzindukiye uwo munsi makuru ntabwo yatuzindukiye uwo munsi njyewe nagiye kwa Esther nyine bisanzwe
nyine nkuko njyawe nyine burira nyine tujya kuryama ariko mu kuryama ntabwo njye nzi ko pateri ari buzi uryama utabizi wowe utazari buzi yes kwa kuri nyine ubwije nyine turiyo nyine noneho ariko pateri we aza kuza nyuma twaryamye we wase nka wasinziriye yego ntabwo nyine urabizi ntabwo umuntu yaza ngo uhite usinze nyine ubwo nahise nyine nari ndi maso nari nangiye gusinzira ariko nyine aza wumva yego araza nyine aramukingura araryama akora ibyo akora n'umugore okay oye buretse yaraje kandi nayo ngo waramukubyeho buretse yaje iwe yaje yumva yungu yego ariko nawe ngashuha nabi ndakuya story ye nanjye ndayizi mbanza ngubwire bro byo no kubeshya uri konyumva neza je nararyamye ryama ku nzu Esther nawe arakurikira batera ryama ku ruhande ariko mu kuriya ku ruhande nge niciye batera atagihari yagiye je ubwo nta bindi byandebaga ariko reka nkubwire arasimbutse buretse impamba simbutse ndayizi buretse umva sibanza wumve ngo byabaye uyu ngo agira gutya akora ku pateri patera akora gutya kandi aho ashyiramo gutya akandi gutya mubona uyu nguyu agakazashiramo gutya amakuru mfite ubutuvugana nuko pateri ngo bamwanduje umutezi bande babwanduje sinzi ntago ndi kuvuga ko ni mwebwe ariko bagwaye imitezi yego ngo none unga wundi udakira yego se izina ry'Imana azana birebe bino bintu byo biramureba agwaye umutezi noneho urumva se tureke kiriya kintu cy'igisebo cy'ubujura nshiraho noneho tuzarebe noneho ibindi biseba nzana ase ni wabo mubeshera guteze nese iyo ukoreraho ahubwo ndamugira inama zaje yirinda afate prida wese uririnda ako kucyugira abana inama nawe utayigiye yese ko negereje uw'Imana yange ni yarubwo ngendo ngora bakobwa Imana yakugeneye ko nabaye mbyihoreye ku rungu we hari umukobwa udafata wese nakurongoye se ngewe wese amabuno wese mbese je nagufashe ku mabuno wewe uburi inyuma y'ejipo naca nagufashe ku mabuno mubwire ko ntarakira nkirwaye yangwara ntashobora gufata hako shaka yose ayo wagiye rero reka nkubwire mwana sibyo munyamakuru we sibyo buriya bajya baca umugani ngo ukumva se bajya baca umugani ngo imbwa zose iyo zikumokeye ukumva se genda abwira nyine bano bamokera kuko ngewe ntakubeshe iyo umuntu akuyisimbwa ubwo nawe baba yindi siko bimeze ubwo tuba tubaye imbwa ebyiri rero ngo iyo ufashe zino mbwa zose zikumokera nihangane ku bantu ndi kumishininga amazina kuko nanjye muramvuga urumva ico gihe ndurira mu rukiko tuzaburana tuzareba utsinda undi nde watangiye undi siko bimeze noneho umuvuge wewe bareke nubavuge oya ndabavuga ariko bite byawe noneho reka mbahaga hiti banyifujeho hiti kwatera buretse bariya nta ruvugiro bafite nta naho bandega barabizi sibyo amarembo ya arafungwa ariko ngiye iwanje arafunze sibyo ahubwo hari kigatoya hari buretse ratawe mbwira sibyo ndakuzaho utambeshye inzovu yarakuriye arya na Esther umva mbaye ngubwire biranzovu nubona cyo gihe nza mvuga numbeshye mukunda yizeye kwijana yego umva tuza akurya nyine tuza simari singiye babivugaho Kayusi nzano mu gitondo mvuga ngo ntuba mama 20 urabizi 21 twebwe nakantu twekiniye ukumva noneho nayo nga 11 ibyo bintu twabipangiye no mu nzu ya Esther noneho ku buryo nanuza n'amanasubwe yanamamagaye bose wabo ngo nze mbyemeze ariko byari akantu kugira ngo nyine nanjye nizamukiye mu mihanda bose wande aho turaharika utatubeshye nagora muha nagura ku bintu namva we akubundi byanyu rimwe ahubwo none rero hari ibintu njya mvuga n'ubundi murabinshinza sibyo n'ubu nta nubwo byanavaho sibyo byavuzwe kera okay naribi waramuhaye byumve yes none nje no kujya mbyemera nyine wemena umukire waramuhaye ubwo naramuhaye noneho ubwo vera kurongoye nta kibazo ese ubwo umuntu afite akantu kangana gute kurongora gute oya nta kibazo ubwo uko kangana usurayizi kandi ungayizi umva n'ikintu yapfuye n'umugore wa mbere koko nanzovu twaje gushwana aravuga ngo nyine ngo ngenda ngo nyine ngo mvuga ngo oya ngo kugira ngo ngiye nshaka kumuzamukiraho uri kumva ngo kandi ngo na wundi mukobwa ngo ashaka ngo kwazi yongera kuzamuka ngo ngenda nyine ngo muvuga ngo kugira ngo ngende muzamukira oya muremera mukaryamana nawe je umva ngubwire nyine umva ngubwire rero umva ngubwire bro wanje
iyi mihanda n'ubundi nawe uhora kuri iyi mihanda sibyo uragenda ukazima bikarangira yese akaza n'abandi abari kujya yitubu wenda nanjye hari indi hiti yanjye nzaba ndi kurya sibyo kuba wavuga nta kibazo nura kubavuga ngo ngiye ngo ngena muvuga kujya muzamukireho nawe hari abo yazamukiyeho cyane rwose sibyo ntago umuntu wese ahari ubu ngubu ntago ari uko yahigejeje twese tujye bagenda batuzamura rero ndashaka kuvuga ati tuza n'ubundi natakuzamukiraho niyo nazamukira kundi n'ubundi amakuru avuga yuko nzovu mu muha ku gitsina kugira ngo amazina yanyu atera imbere umuntu ngo mutanga ruswa y'igitsina nyine we ngo bwa mbere umuha mwarabipanze kugira ngo aza gutwikire ku mihanda uramuha nabwo ntiyabikora anaguhe note yango 12 nyine nuko twe twabipanze nyine ko tugiye kuzamukira hano mu mihanda bro nyine twe twabikwakoza akantu ko kugira ngo naye nzamuke nzanga muri iyi mihanda rero kubera nzovu rero bamuzi nuko navugisha ukuri baravuga ati nzovu niyemeza iki kintu uri kumva kizaba ari cyo n'ubundi abantu bose bazi ko nzovu avugisha ukuri ubwo rero nuko twese dukina ako kantu n'umutantine wawe nuza starahari na nuramu umusaza wacu nawe yarahari ibyo bintu tubipanga ariko nyine kubera ko nzovu yavuze ikintu abantu bose baracyemera reka nkubwire mwana sibyo iyi mihanda reka tujye dushura kuri bamwe na bamwe tubakufita akanyafu ku kibuno ukumva se irimo icyo bitishari sibyo irimo icyo bitishari siko bimeze ntabwo uzaza nka Kayusi ngiye mfite ukona je nta muntu ujya amahirwe mfite nuko nta wanzamuye nta nuwe ni refera uretse amahirwe mfite yanjye ni impamvu banamvuga bahize inzira byanyuzemwo barayibuze siko bimeze kubwa kera rero izo social media zitraza zikiremwa nge nari impari kandi narakoraga narakubonaga so rero ndagira ngo kudanibwa byorora imisega ndagira ngo mbanze ngo hanire uyu mutinganyi ejo bundi bafunze uzira gufungura ibyuma by'imodokari n'amapine azira no gusambanya mushikiwe Nyamabondo yego uriya mugabo yaje nyinginga asanze kuri ararumika gugu ahantu twakoreraga ibiganiro siko bimeze ukabisinda gufana ngo nkiri no muri gereza ngo naragufanaga nawe gukurikiranaga sibyo ariko se ngo bira bintu ngukina ngo wigize umugore ngo ni ibyanyabyo gucye ntanga ari ibyanyu nabyo ati biriya nakazi none se nanjye ngo wampimbiye content namwe kubera ko byibushe nashatse content ya mugeza hashaka kugera ndayibura mwigisha nyene kuzira akora amasipro kwa byibushe nyene hamwe na bya bindi nyene by'abanyamerika siko bimeze atangira kubikora imihanda imwe imwe tangira kumumenya ariko ntiyazamuka ariko ngira namujyana namuhaye content mwira ni nama kwanza none namubye ati nese ko nshaka tuza kwana ikiganiro bizaca muzenzira abibwira wowe mu gihe yaragiye uzumva amateka y'urumva mu gihe yaragiye kwa bagasuku bakamaka 1500 twemeze none umukobo uriya mutinganyi kugusinya kubivuga ko muri gereza uretse yabaye umupapa uretse ngire n'abatinganyi bafite abagore bafite n'abana sinatinya kubivuga kuko nanjye rabinyita ntaga ntunze nanjye simutunze ariko reka mbanze muhe nyina kugira ngo n'ikindi gihe ariko wowe warigaragaje wishize hanze abantu bose turabimenya ndabyemera nawe nkuko yafunzwe azira ubujura no gufata ku ngufu igitsina nawe yishize hanze twese dufite amateka mabi sikambyemeza twemeze ariko noneho uriya mujene urumva se kugira ngo muhaga sopo umfasha aho ngaho kugira ngo mere yuko iyi mihanda irimo amashari sibyo uriya mutinganye Nyamabondo ejo mundi yagiye mvuga y'ibintu bibi uretse uyu ngusi uri kumuvuga ninjye kumuvuga ceceka uriya mukoboyi uriya mfite namakuru ko no muri gereza si yamazemo imyaka 8 none se ntiyakeneraga ibintu mu bina bamutingega mu kibuno rero uretse tonze byemera ngiye mva nkubwire ndakomeza mvuge nyine ibyo bya Nyamabondo ntago mbizi ntago mbizi ariko wowe ibyawe byaberaga kuri twese tubireba nanjye ndikubwira ngo bya Nyamabondo ntabyo nzi ariko urabizi ko uretse ntabyo uzi nyene urabizi nyine ngewe Nyamabondo namuboneye uretse aruga kurongora reka noneho ngewe uretse IT uretse kunshyira muri kwa kintu uretse mwereke ntacyo ari mufitiye kukuriya n'umwana ntago tugujya kuranga rushumizo siko bimeze kuko uri azahora n'umwana muri industry bigumva ngewe am legend am the band am popular noneho uri amukobo yasaze kuri ararume mpita mubwira ati nimpamagara umunyamakuru wanjye nzamugira aduhuze dukorane ico gihe nge nzaba nambaye ikigori bigumva uzavuga uti ni gute ngiye bamuza n'umuntu w'umutinganye siko bimeze noneho kuko yari rore twayemo dukina urumva ibiratwitsikiza 60,000 abantu batangira kumumenya
batangiye kumumenya ya bori birazinye yiwe ntitwakomezanya content y'ubutinge ko we atayishoboye bitamuhangira indi content y'ibiryo byo kuzajya ahora arya ibintu byose abonye ku mihanda urugero nk'amandazi nk'udushimbo na capati ndetse n'ibindi twemeze noneho biraguretse ko birari ibyo nyene by'ingegera twumva se bivuye kuri wowe yego ariko ndi kumuhereza sibyo umukobe yaraje ntagiye kumuza n'abanyamakuru atangiye gutumbagira content y'ibiryo atangiye gutumirwa ndetse n'abandi batangira kumumenya sibyo ariko ntiyirengagiza ko ari nge muntu wamuzamuye ari nge muntu wamuhaye n'abanyamakuru bwa mbere turumvikana ari nange muntu wamuhangiye content eshatu zigiye zitandukanye mwese ubugurambye inyana y'imbyazi mbazi nyene umva nyene Kayusi gutera imbere ni byiza kandi akomeza atera imbere yego nawe wowe reka nkubwire nanjye ntera imbere nyene Kayusi ukwifuriza ibibi umwifuriza ibyiza kuko ntago abazi imbere yawe nazaza hawe ntahabazi kudanimbwa byorora ibibwana jemba ngomba kunabarabura kuko iyo umuntu agusuriye rimwe nawe ntumusurire jewe umuntu wa mbere nanjye ngiye kwiyama rero n'inzovu kare yamamagaye aranuka uri kumva rero nanjye ndamwiyamye pe yagututse inde yes inzovu uretse ngo nzovu yakoze iki nzovu urabibona hari ukuntu Esther yabaga nyine baba bari kumwe uri kumva nkaba nabura nimero ya Esther nkamagara nzovu ko baba bari kumwe bari gukorana akazi noneho baza guhindukira nzovu ngo bari mu kiganiro ahantu ngo ndamuhamagara ko nge nashakaga Esther namubuze oranje ngatereka ngo ariko ngo mukuru wawe ngabambaza iki uri kumva noneho bavuye mu kiganiro Esther barabimbwira arambwira ati nzovu ngo yakwiyemye mu kiganiro ngo nago bashaka kumamagara ndaguhamagara n'umugabo twabyaranye ubwanjye ko natajya muhamagara ndaguhamagara ngo nyishyurire inzu nkuhamagara ngo ngaburira abana nkuhamagara ne nakwanga abana banje bararwaye ndakwiyamye kire hasi ndabwira nzovu ese ko numva umubabari oya reka hano kuna abantu baravuga kayibugire oya nje umva ngubwire man nyine urabizi umuntu agushize blacklist cyo gene se nanamuboroka naramuborotse yaborotse cyamamare cyamamare uzabaze we cyamamare satunze uri kumva nahise muboroka icyo gihe nimba mutunze ko gisanunze nawe kandi nawe amafaranga uzabaze man bro uzabaze kabisa uri kunyumva neza yamutunze mu gihe amakuru ufite abantu uransubiza nawe ngo nzovu yasanzwe udafite amabara manini ahitamo Esther warakureka ngo ni naryo sharo ufite je umva mbanze ngubwire nyine mbanze ngubwire je nashari ngira mu mutima wanje koko yaba ari byiza bari nibibi narabibonye bro kandi atari nura naranamubona atabona mu muntu yihiringa muri uyu mihanda ngagire ngo nuko yabaye ngo nubo ndikabwira uya barakubeshya niba ushaka kumenya mama Sade nyawe icara uzabyumva kandi nabo muri kumwe bazakubwira amateka yanjye tazabona umuntu ari kurya rino vumba agire ngo niko yahoze reka nkubwire mwana sibyo bajya baca umugani ngo yarangije kuvuga banamwumvise oya umva nkubwire man ako umuntu ugwamagara ngiye ubwo nyine nabibonye nyine umva ngubwire ngiye nabibonye ko yanshatse ndamuhamagara maze kumuhamagara arambwira ngo wandaye ngo aramborotse ndamwe ngo narakuborotse ndakwiya yes bimwe byajaki bajya beach ndamubwira ati uramunuka ngo ndindaya ni narana nawe ngo wangumva ngo wandaya ngo wa beach ngo nuzongere ngo umva ngo sinzonye ngo no gusangira nawe ngo nuzonye no kwicaraho nicaye namubwira ati nzovu uzi kugira ngo uboroke nta magambo yawe agiye kuvuga kuri kamera we na Esther ndakwiyamye n'ikindi gihe ngo ngiye ngo nshaka kumuzamukiraho nawe njya kumuzamukiraho nabuze ibyo ngaburira abana imiryango dufite iriya mbwari nawe yakwigeza akora n'umutima kandi yarakurongoye umva mani yewe hari impano ugenda bazaniye aba bahetazi bano bahetazi niba bashaka kuba abastari bahere hasi nkuko natwe twahere ahubwo nuko byo gora badusebya urumva se ngo baje ngo bambaye ngo amaveste ngo baje ngo bambaye ngo ama Jordani bakaza batwiyemeyeho urumva se ngo bateye imbere muri social media ntago twabajije gutera imbere ahubwo baje badufitiye ishari batugambanira naho twasoroma basiga bahanyaye basiga bahaniye uri kumva ico kintu ibaze kugira ngo umuntu muhe pass y'umuntu umubeshaho neza yarangiza agahita kugambana ati uriya muntu ngo ni fake uri kumva neza nabazaniye impano buno buroso muri kububona kuko akanwa kanyu kamaze kongera haka akanwa kanyu baje bashyira korogate akanwa kanyu kamaze kunuka kamaze no kumira n'isesemi sibyo buno buroso
mbuzaniye uyu nyamabondo abrosa akanwa ke kuko kamaze kunuka afite amagambo atari meza muvamwo urumva ananyara ku buriri ico ni ikintu mbabwiye mutari muzi undi muntu nje kubwira ni Noheli wigize umutubuzi wantiranije ku bakunzi banje bari bafite ico bamarira buretse wibuke ko nigeze kuba pastor ngewe ije nukizi nigeze kuba pastor ahantu hose njya gusenga n'indirimbo naririmbye uriya muhungu kugira ngo aziririmbe z'Imana byamusaba kubanza gutanga igitambo cyo kwica kaboko kugira ngo aziririmbe ntago uri ari n'umuhanzi ahubwo asubire kwiga ku ishuri bikumva nimba keneye kuba umustari ahereye hasi ntaragera uriya mu bankanga nagaribo kuko bose ngende kuvuga mu mazina n'abantu bamaze imisi bangendaho undi muntu mpaye iyi mpano bikumva se n'uyu mukoboyi buretse ariko batuje ko tubiziranyeho batuje tubiziranyeho nta ruvugiro bafite nta naho bandega kugira nabyemeye noneho noneho buretse iyi mpano ndi kuyiha abantu bangahe ndashaka kuyiha abantu 5 sibyo simvuzemo 2 aha undi muntu nuriya nyamweru ufite ubumuga bw'uruhu nuriya muntu utajya ureba buretse je nakubwiye ngo nta muwe mfite muri ibi bintu kuko niba batanze buretse amaze kubyimba ejo bundi yagize gutya uri kumva se afukamira umudiaspora agira gutya muha uduceri aboguru twenda n'abakobwa agenda abesha ngo rabakunda uri kumva se nawe namugira inama yo kuba urumva se yakwitekerezaho urumva akajya kujya kwivuza akajya kumucisha muri serum ureko tagwaye kanseri y'uruhu urumva kubera ko yarangiritse n'amaso yose urumva neza nawe akeneye kwiborosa buretse nawe akeneye kwiborosa twe turamuzikira we ntago muzi nawe akeneye kwiborosa urumva se kari akanwe nawe kaboze urumva neza undi muntu nibagiwe uyu mugabo waje utwika cyane ngo bita ngo ni gitafu yanyiyemeho angira ibiceri nari namuhuje n'umukire wanjye wari umuhaye akazi amafaranga yanyuzeho ndangije namuhahita yarya ahita mbya niwe nga yisingura cyari yasingwa warazimye ngo ntwara gake nanamubwiye ati wewe mubona kunamira ntago urimo turumvikana je sinadoze inkweto naho ndi umukire uretse ko mwangambaniye mukantwara imitungo yanjye ubu warakenye umutungo none oya ntago nakenye kuko ngemeze neza ubutuvugana ntago nsabiriza ntago nsabiriza none ikindi ngiye kukubwira bagende babrose akane akanwa kabo kari minyo urumva niba nangiza kwibrosa bahite bajya gukizwa mu rusengero urumva se baze mbibutse ijambo ry'Imana sibyo kuko ngewe mbarusha Imana bazi Imana cyari cyo twese ijambo ry'Imana cyane ngenzi Imana sibyo so rero subutu abo bose nge mbambiyamye kino kigano ntekeza ko bazakibona sibyo we nutanakibahange nzakibaba bazakibona sibyo ukeneye ko duhangana rero sibyo acukura imva ebyiri oya umuntu ukeneye ko duhangana ni kwa kundi wifuriza urupfu umuntu uri kumva neza hari umugani bajya baca ngo urukira mukasuru ugahitana de nyoko buretse umunyamakuru aya magambo ndi kuvuga nawo ndabizi baraza kuyumva sibyo nimba umuntu agiye kwihorera sibyo cyane nimba baramubasira bano bo umva reka baramubagara cyakora reka nanjye banambaga uri kumva se yicaye hari noneho banambagana nahari sibyo ariko ndagira ngo mbabwire uko buri muntu wese afite hiti yiwe ubu buroso iyi intuze kwiza kuyikoresha ayo magambo kuva nagatangira gufata ubuno buroso iyi mpano nge niba bano uyituzamura ubikorere intro ubundi uyitubishiraho babibone noneho ikintu kigitangira bahita bayibona kugira ngo babone neza yuko jewe ntamenyerwa sibyo icyo bita rero kujya kwihorera ugomba gucukura imva ebyiri iyawe ni yanjye kuko ntaguzi uzatabunda gati ino mihanda ndabona igiye kuzasaza abantu nizere ko ino mpano uri basha iyi mihanda irasaza abantu batora amashashi iyi mpano uraza kuyibagezaho baborosa akanwa kabo sibyo urumva se abantu binira nk'impinja barnya hejuru ya toilette batazi n'icyo izo mbwa zose mbavuze bro umva ngayaturize ngaba jewe nawe nteze kurya iwabo ubwo message yabo yatambuka nawe rero reka ngize ukuri wabonye uriya mukobwa wo mu Burundi bafukamisha baramushimije baragiye bamugambanira umwana wanjye nisa niye ariko Murundi nibamusimira umva nkubwire baragiye kumva se zirakabyindi zabo ngo ni epiki buretse ngo na Vanessa buretse impamvu ugende kuvuga no magambo ndayazi kuko bose baramaza bose buretse nkubwire noneho ngo yakoze content mu mararungu uriya murundi kazi mujya mubona sibyo ngo avuga yuko unyamabondo ngo ibiryo ngo abaha ngo babiri mwinyo urumva ngo babiri n'amabiri ngo bahita bagwara inzoka
ngo nta n'ubwinge babata sabeshya n'ukuri kandi koko nta kuntu warya ubunyobwa budahiye ko nabiriye uretse nanjye ubu ngubu ntabwo nuzuye mu mutwe ntabwo ndi muzi impamvu utari muzi ngiyi inzovu wakuriye gutuma mboroka mwaryamanye noneho reka nsozi no nkuru ya mu mararungu bite birangiye siko bimeze noneho nyamundo ngo byaramurakaje ngo byaramubaje reka bajya bamvuga kugira ngo bakunde mavuge babe bastari barabyifuje maze igihe kirekire cyane n'abavuga ngiye mbihorera sibyo banavuga bareba ariko umuntu yagusurira n'umusuriye abazi ko ntanugira none reka mbanere noneho mbakubiye nka gatanu noneho mu mararungu abahuye na Nyamabondo ngo niko sha ngo hajya ngo nteki biryo ngo birimo inzoka ngo birimo n'imisenyi ngo abantu bose babiriye wibuke ko content yakoze siko yemeze mu mararungu ni content yakoze ariko nawe nkuko jya musebya ngo ni impunzi sibyo nawe jya musebya ngo ni impunzi wibuke ico kintu ni icyaha wibuke ko Nyamabondo ajya sebya inde mu mararungu ngo ni impunzi aha ico kintu rero katukiveho sibyo ngo musabe imbabazi sibyo uyu mutinganyi mbuze ujya gupfukamisha abantu ngo basabe imbabazi ku ngufu gahato nawe ni umunyamabi ikindi cya kabiri wewe mu mararungu azaba n'umuntu nakomeye cyane ni umustar siko bimeze uriya mwana rero nawe nubwo bari kumurwanya bamuzinya twebwe tumuri inyuma ntabwo mbanza nkubwire rero umva nyine mbanza nkubwire dusoze uri kumva uriya mukobwa yagiye reka buriya niyo utakunda ikintu cy'umuntu ntabwo ajya kugisebya njyewe uramukobwa turi kumwe twarajyanye none se yabivuze moto rimwe baranatwishyurira uri kunyumva mu kiganiro cyangwa yabivuze live hano mu kiganiro samari kuba yabivuze ni content yakoze umva nkubwire none ari kwicuza iki ko ari kuzasaba imbabazi none impamvu yamusabye imbabazi ni imwe ari ukuntu ubona uriya mugabo aragambana ariko nge ikintu nyine mva nkubwire ko se yakoze ntakoze yakoze naryo nyine mva nkubwire buriya nimba umuntu akwakirije ikintu niyo cyaba ari kibi kigumane mu mutima wawe uri kumva nimba yaravuze ngo baramubaje ati se ni gute wagiye gusebya ibiryo by'umuntu ngo inyama ngo zari ziboze ngo ibiki none se content we yamwita impunzi ntabwo aba ari umuntu we yashatse kuzamukira kuri iyo content yuko nta mpamvu batanamuzimya amande uyiriya ntagashaka kuzimya umva reka buriya umuntu wagutse ninde muntu wamwakije nyine mbanza nkubwire ninde muntu wamwakije tujya kumumenya ni uyu mugabo wamwakije n'ubu ngubu yakunyira akamwasara nyine mbanza nkubwire nyine mbanza nkubwire buriya rero kuba yaravuze biriya aribwo ntabwo mukundwa ngo ibiki icecekera ubu rero ndeka ngugize ukuri ubu nibwo bigitangira ibya mu mararungu kuba batinyutse kumugambanira erega icya mbere oya sinamurongora kuko nge ntagiye cyo nyine impamvu reka nkubwire mwana iyo umuntu akubwiye ngo ndakwanze uriya mukobwa yabanje akina content yo kurwana mu kiganiro uri kumva abantu baramwiyamara bavuga ati uwo mukobwa ntabwo tumushaka kuri iyo content yo kujya rwana ukabona umuntu wese aramwubahutse ku kintu ukabona azanye ikintu cy'ugukubisa baramwiyama kenshi abantu benshi bagiye banga kumutumira kubera iki kubera ko content yagiye gukina nimba muvuganye nk'akantu ukabona haza gukubisa nk'ikintu mu mugongo ukabona nyine azanye ikintu cyo kubaho ku muntu ibyo nyine ngiye nanamuganije ndamuga ati rero iriya content turi gukina ntabwo abantu bari kuyikunda sinzi nimba utajya ureba ibintu kimwe unese uragira kiniye nyine mva nkubwire uragira yitwa indaya nkamwe se indaya ko mwebwe bavuga ko muri indaya ngo micuruza bajye bavuga no se reka ubundi umuntu utaravuzwe ntabwo yavutse asura indaya nese nimba umuntu nyine mbanza nkubwire nta mugabo afite nawe nyine sibye ko ubu ngubu namfite njye nabaye nashatse 2016 umwana wanjye mukuru agiye kuza imyaka 10 dufitanye abana babiri ngo watangiye kurongora uraka umugabo wanjye ni n'umushoferi afite n'amafaranga abana banjye bambara ibintu bivuye hanze uko bishaje ufite umugabo ufite amafaranga w'umushoferi no situbana none se ubwo uri kumyira ati ko ntakina kumariye wijya kuri tarena ziriya mugabo ako kujya bavuga ngo ntakujya gukosha ngo kwaha turebe mane ana se ni muntu za ana no murenge ugiye kumanukira se ahubwo reka nkwereke reka bano bagabo uriya mugabo kwa imitezi reka muhaga